birashoboka yuko dogiteri yaba nta bwenge afite. Mbese kugira ngo umenye ubumenyi biragusaba kuba ufite ubumenyi bwo kumenya ubumenyi. Yego. Ariko ubwenge iyo wubashye Imana irabuguha. Ku batayemera ni impano kavukire umuntu avukana. Reka tubaze ubundi si ubumenyi n'iki? Ni ibyo umenya ubikuye mu ishuri, ni ibyo umenya ubikuye mu bitabo, ni ibyo umenya ubikuye ku nararibonye y'abakuze. Wenda mushyashya iyo uvuga ngo nashaje wenda nari kugira ikibazo, ariko niba ari ukuba mushya nta wanga kuba mushya. Warakize usigaye urebesha amaso nitwe turebesha abiri bya blue light bikumira urumuri rwangiza amaso. Izi ngizi rero zifite n'ubushobozi bwo gukumira urumuri rw'izuba ku bantu urumuri rw'izuba rushobora kugiraho ingaruka. Reka mbihuze, hari n'abantu bajyaga bambwira bati mwarigenje sha amagambo yashize ivuga no kubera ko tudaherutse nta kintu muretse kutubwira bakavuga gutyo ngo amasoko y'ubumenyi yarakamye. Burya ubwo mwari mufite bwagirwa ku kayiko amasoko y'ubumenyi yarakamye shaho urumva. Ariko baribeshye amasoko y'ubumenyi. Ni umusaza witwa Nzazirukuri. Satani ko batubwira ngo niwe nkomoko ikibi cyamunjiyemo kivuye. Imana yamuremye ni yera. Yego. Yaba mu ijuru ryera. Hatabi ibibazo hatabi icyaha cyamwinjiyemo kivuye. Ibibazo ko ari bibiri numva nkeneye kwibonera ibisubizo. Ibyo bisubizo by'ibyo bibazo bibiri katwe gusigama abantu amatsiko. Sibyo rata simushaka kubyumva mwebwe. Ari murashaka kuba dukurikira aka kanya. Ariyo mahirwe agize yo kumva ibyo none nawe yabyibazaga kandi warabajije baragusubiza. Yansubije. Turabasuhuje kandi tubaye ikaze inshuti bakunzi mudukurikiye muri atandukanye, twizeye ko mukomeje kugubwa neza. Tubaye ikaze rero mu biganiro byacu by'umunsi ku munsi tubagezaho. Twizeye ko byo twabagejejeho byabashimishije kandi dukurikije ubutumwa mutwoherereza byarabashimishije kandi hari icyo byabasigiye. Tubaye ikaze rero mu cy'uyu munsi n'ikiganiro dusangira ubumenyi nk'uko mumaje kubimenyera. Mukigezwaho nanjye Byiringiro Fabrice mfatanyije na mugenzi wanjye. Reka yegere imbere hanyuma tumwakire, bitumara kumwakira tunamusuhuze. Muraho neza? Amakuru y'iminsi ni meza. Meze neza? Turabaye mushya. Simubona ko yabaye mushya. Wenda mushyashya. Iyo uvuga ngo nashaje wenda nari kugira ikibazo, ariko niba ari ukuba mushya nta wanga kuba mushya. Warakize usigaye urebesha amaso nitwe turebesha abiri gukira. Wowe ni ngombwa ngo uvuge ko byibona byose. Oya ariko ni ngombwa. Ntabwo ari ugukira. Kuko ariko wenda abantu ntibabyumve nabi, ni imvugo imenyerewe abantu babonye wenda ntitugire dukomeretse yambaye, ariko ntabwo ari ugukira ahubwo ni ukurwara. Abantu benshi ubundi ukuntu Imana yaremye umuntu yari yihagije. Amaso yamuhaye yarahagije, yarashoboye kureba ibyo yarashoboye byose. Iyo byanze rero hakabaho ibingi twabifata nk'insimburangingo, ibintu bifasha amaso kureba ibyo amaso yarasanzwe areba nuko aba yananiwe. Rero ni bisanzwe ibingibi kubera wenda henshi tuba kuba ku rumuri rwinshi cyane by'umwihariko rw'imashini rwangiza n'amaso. Rero ahantu urumuri ruri bupike cyane mu maso hari igihe biba ngombwa yuko tuyambara, ariko nta bundi bukire. Wiyambariye nta kibazo. N'ubwirinzi wakiyambarira nta kibazo. Ikindi nanavuga kubera yuko intego yacu ari gusangiza abantu ubumenyi. Abantu banabimenye by'umwihariko abantu bakora imirimo ibasaba kureba kuri screen, ariko na benshi n'amatelefone birirwa bayarebamo, hari abayararamo, ariko n'abantu babikora nk'imirimo yabo ya buri munsi. Zino rinete zifite ibirahure bya blue light
bikumira urumuri rwangiza amaso. Izi ngizi rero zifite n'ubushobozi bwo gukumira urumuri rw'izuba ku bantu urumuri rw'izuba rushobora kugiraho ingaruka. Izi ngizi rero zirafasha ku buryo niyo zambaye ku zuba zo zishyiraho protection kuko urabona ko gutya zaboneranaga. Ubona ko urumva uko wari uzambaye ndi kukureba gutya urabona amaso urabona yuko ushobora kuyareba. Ariko izuba rivuye ntabwo wayabona, uhita ubona ari filme. Izi zirahindura. Rero namaze iminsi ndi kumva impaka anzenda nawe zaba zarakugezeho uraza kutubwira, uraza kudusangiza ubumenyi. Abantu bamwe barabyemera abandi bakabihakana. Bamwe baragira bati isoko y'ubumenyi yarakamye. Nta hantu wabona ukura ubumenyi, amarembo yose arafunze, ahantu hose ari bukura ubumenyi harafunzwe. Batonze guseka wumve. Abandi bati ahubwo amarembo y'ubumenyi nta nubwo umuntu ashobora kuyinjiramo ngo yarangize. Kumva kati hafunguye amarembo, hano hafunguye irembo, hano hafunguye irembo, mbese ku buryo impaka zabaye impaka. Rero kuko ikigamije twebwe icyo tuba tugamije cyane no gusangira ubumenyi, ubwo turifuza ko mwe mudukurikiye muzakurikira iki kiganiro ndetse munadukurikiye muri aka kanya n'abazagisharinga abandi cyangwa bazagisangiza abandi. Mutubwire mwebwe muri ku ruhe ruhande, namwe mubona koko amarembo y'ubumenyi afunze, imiryango yose irafunze, nta hantu wakura ubumenyi? Icyo ni kimwe. Ese mubona koko hari imiryango myinshi umuntu atashobora kwinjiramo? Uri ku ruhe ruhande? Ubundi se koko muri izo mpaka ebyiri cyangwa kuri izo mpande ebyiri mwebwe muhagaze ku ruhe ruhande, cyangwa icyo kuri ni ikihe kurwanya uruhande? Ariko murakoze, reka mbihuze. Hari n'abantu bajyaga bambwira bati mwarigenje sha amagambo yashize ivuga. No, kubera ko tudaherutse nta kintu muretse kutubwira bakavuga gutyo ngo amasoko y'ubumenyi yarakamye. Burya ubwo mwaye mufite bwagirwa ku kayiko. Amasoko y'ubumenyi yarakamye shaho bibeshye, urumva. Ariko amasoko y'ubumenyi ntabwo ashobora gukama, ubwo babwiriye bishoboka. Ubwo ngiye ruhande nkuko warumbashije, ku ruhande rwanjye ndi ku ruhande ruvuga yuko ahubwo dushobora no kuzarinda tuva ku isi iyo soko tutayikamije. Mbese ubwo nawe wemera ko hari imiryango myinshi ifunga tudashobora ninjiramo? Noneho yo n'ukuntu yo itangaje. Iyo soko uko uvomyeho bukeya niko irishaho kwaguka. Ariko reka tubaze, ubundi se ubumenyi ni iki? Ubumenyi murakoze, kuko ubu dushobora kuba hari umuntu turi kuvuga ngo isoko y'ubumenyi nubwo ubumenyi atabuzi. Ubumenyi ubundi ni iki? Ubumenyi reka musobanure gutya. Niba ndi buvuge ngo ni ibintu, cyangwa se niba ndi buvuge ni ibyo umenya ubikuye mu ishuri, ubyigishijwe mu ishuri. Ni ibyo umenya ubikuye mu bitabo, ni ibyo umenya ubikuye ku nararibonye y'abakuze. Ibyo umenya ubikuye aho ngo nibyo byitwa ubumenyi. Yego. None se ni ngombwa kumenya? Yes, ni ngombwa kumenya. Mbere yuko nkurikije ahantu tubwiye harimo ku ishuri, sibyo? Wavuze ku nararibonye, uvuga no gusoma. Icya kane uvuze ntago nyibutse. Ni bitatu mvuze. Uvuze bitatu n'ubundi. Uvuze ku ishuri. Yego. Uvuga ku nararibonye. Yego. Uvuga gusoma. Yego. Umuntu atarize ntagiye mu ishuri, sibyo? Urumva kutajya mu ishuri gare kutamenya gusoma, ndetse ko hari bagira amahirwe bakabimenya ngo bataragiye mu ishuri, ariko baba bakeya. Ibyo uhura n'abo bantu. Yego. Bazi gusoma no kwandika batigize bajya mu ishuri. Noneho umuntu akaba ataragiye mu ishuri gare ntazi gusoma no kwandika. Ikindi nta n'abantu wenda afite binararibonye yakuraho ubwo bumenyi, azabukura he? Urumva ya masoko y'ubumenyi adafunze kuri we, za nzira yakuramo ubumenyi urumva zidafunze? Azazifungura ate? Sinzi gusoma, ntago nzi kwandika. Reka mpere ku cyambere wivunika. Ni ngombwa kumenya. Reka mpere ku mugani, kandi umugani ugana kariho. Uvuga ngo intamenya irira ku muziro. Yego. Reka wenda batatwumva nabi bakagira ngo
turimo kwigisha imigani. oya ariko umugani se usobanutse, umugani urasobanutse. Reka dukome urusyo dukome n'ingasire. Hari abatwumva bizerera mu migani bumva babazi yuko abayiciye bari abanyabwenge, ariko hari n'abatwumva badashobora kwemera ikintu kitanditse. Yego, by'umwihariko nko kuri Bibiliya. Bibiliya rero yo iravuga iti kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Imigani igice cya 2. Rero ubumenyi nge nabuhwanya n'ubugingo kubizera Imana. Ubumenyi nabuhwanya n'ubugingo. Gute? Uko nabuhwanya n'ubugingo, buriya ubumenyi ni byose. Ubumenyi ni amafaranga, ubumenyi ni ubuzima, ubumenyi nta kintu kitari mu bumenyi. Bitewe n'iki? Uzi yuko n'abantu batamenye n'abizera Imana yuko hazaba n'urubanza, hari navuga ngo hari amahirwe, kuko mu byakozwe n'intumwa haranditse ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Rero ubwo iminsi yo kujijwa ni ya minsi bamaze hari ibyo batazi yo kutamenya. Iteka ryose rero iyo hajeho kutamenya haboneka yuko hari ikintu umuntu aba yabuze kinini cyane, bitewe n'uko ibintu byose dukora bishingira ku bumenyi. Ariko urumva harimo no kwihanganirwa kuko bataramenye. Yes, ni intera gahinda. Kuko kwihanganirwa se ntabwo ari kwiza. Ni intera gahinda. Gute? Reka nguhe urugero. Iyo ubonye uhuye n'umuntu yambaye umwenda awuhindurije, uhita ikintu kigita kizamo n'iki? Ashobora kuba yari afite ihubi cyangwa akaba afite ikibazo cy'imento, akawambara atabimenye. Ashobora kutabimenya cyangwa akaba afite uburwayi. Yes, aho ngaho wabanjije niho nashaka kugira ngo wumve. Ibintu byose ibyinshi dukora nuko tuba twabimenya tukabikora bikatugirira akamaro. N'ibintu bituzanira amafaranga. Ibintu bituzanira amafaranga nuko tuba tubizi, tuba dufite ubumenyi kuri bwo. Ufite ubumenyi kukubaka, ububaka bakaguha amafaranga. Still wagiye kubyiga. Yes. Wenda kubishaka ntabwo ndahagera. Ndimo kuvuga ngo mbese ni ngombwa. Yego, ni ngombwa kumenya, kubera yuko ubumenyi ni isoko y'amafaranga aza kugurira ibyo kurya. Ubumenyi ni isoko y'ibizaguha ubuzima buzima. Uzamenya uko umubiri wawe ukora, umenye uko urwara, umenye ngo warwaye ujye kwivuza. Utamenye ko warwaye, utazi kuko umuntu arwara, wanarwara ugapfira aho ngaho. Bityo rero warwaye. Niho mpera mvuga ngo ubumenyi ni isoko ya byose. Kuko iyo ugiye gusaba akazi barakubaza ngo uzi iki? Ubumenyi buragurishwa. Ushoboye iki? Uzi iki? Kavuga ati nzi gukora imigati. Kandi muri Sigasira Amagara rwose ubumenyi bwo gukora umugati, umva mbese ntumugace Nyabugogo mutaguze. Ariko ni Musanze yarahageze noneho. Ni Musanze rwose muri iyi minsi irahari rwose. Umuntu arakubaza ngo uzi iki? Bati nzi gukora umugati, akaguha akazi kuko ufite ubwo bumenyi. Nzi kwigisha, akaguha akazi kuko ufite ubwo bumenyi. Umuntu udafite ubumenyi uzi yuko uburaho uhera umufasha. Rero urumva yuko ni ngombwa kumenya, kuko ubumenyi ni isoko. Niba ndi kukumva neza uze kumfasha nzamure kugira ngo tuze kugenda, ntuze kunsiga. Tuzamurane nzamure. Numvishe ko urebye noneho nta muntu ubaho adafite ubumenyi. Yego, kuko nkurikije ubusobanuro duhaye bigaragara ko no kuva aho umuntu akajya hari icyo agiyemo nuko afite ubwo bumenyi. Buriya yego. Ahubwo buriya buri wese afite ubumenyi, wenda buri ku rwego rwe n'ibyo ariho cyangwa n'urwego ariho rw'ubuzima, ariko afite ubumenyi. Kuko nacyo kimwe kuba udafite ubumenyi. Nta kintu na kimwe wakora udafite ubumenyi. No kwambara nuko hari ubumenyi runaka ufite. Kandi ariho nabyumviye cyane. Cyangwa ibyo kwambara umupira no kwambara n'ibindi byose hari ubumenyi runaka buri muntu wese afite.
dusabwa kubwongera. Dusabwa kubwongera. Aho wenda turaza kuhagera, ahubwo reka twibaze. Uri kubwongera rero niho agana muri ya masoko. Ushobora kuba ukuze, ushobora kuba uri umwana, ariko birashoboka kongera ubumenyi. Birashoboka rwose. Imyaka waba uriho yose. Ushobora gukura utarageze mu ishuri. Abatanga ubumenyi bwo hari abatanga ubuzima n'ubupfuye. Iyi nabwo yego umuntu ahura nabo, umwana wakuriye mu muhanda, hari abo akorana nabo, hari abakora ingero kugira ngo abantu tubisobanukirwe neza. Nk'umuntu ukwigisha kwiba, ati buriya ugenza gutya na gutya, abaguhaye ubumenyi bubi. Umuntu ukwigisha kubeshya, umuntu ukwigisha gutubura. Buri muntu wese hari urugero rw'ubumenyi aba afite, ariko asabwa kugira ngo abwagure aciye muri za nzira nakubwiye. Agiye ku ishuri, asomye, cyangwa se aganirije abafite inararibonye, bafite ubwo bumenyi bakabumusangiza. Kujya ku ishuri birumvikana, umuntu yiga gusoma, akiga n'ubundi bumenyi butandukanye. Reka tujye kugusoma noneho. Ni ibiki umuntu agomba gusoma bimwongerera ubumenyi? Ese abiga nk'abanyeshuri basoma note zirahagije kugira ngo zibongerere ubumenyi bakeneye muri ubu buzima? Hari ubumenyi bw'ibanze busanzwe umuntu abukura n'ahandi hose. Ariko reka tujye ku ishuri. Ku ishuri hari ubumenyi navuga ngo bw'amoko abiri. Bwa mbere, ku ishuri hari ubumenyi bw'itegeko. Ugomba kumenya byange bikunde. Niba ari forume ugomba kuyifata. Ushaka cyangwa utabishaka. Niba bo kugira ngo bamakinge sure yuko wamenye ibyo bashakaga kukumenyesha, ugomba kubifata, ukabyiga, ukabifata mu mutwe, ubwo bumenyi ukabugira. Ariko akenshi ubwo bumenyi ubuzabufata ukabuha mwarimu bukarangiriraho. Undi mwarimu yaguhaye, yego, nawe ugomba kubimugarurira umwereka yuko ibyo yaguhaye ubizi. Yego, akaguha diplome yawe ukigendera. Ibyo ndabyemera, ariko ntabwo nemera ko bugarukiraho. We never know. Ntawamenya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo hari ubumenyi bw'amoko abiri. Ubwo ni ubwa mbere. Hari ubugarukiraho utazigera ukenera. Cyakoze byashoboka. Hari n'ubundi ukenera mu buzima bundi busanzwe, usabwa no kugira ngo ubwongere. Rero uba ugomba kugira nanone ubumenyi bwo kumenya gutandukanya ubwo bumenyi bubiri abantu bakura mu ishuri. Cyasaba ubumenyi. Cyasaba ubumenyi. Ubumenyi ni ubumenyi. Mbese kugira ngo umenye ubumenyi biragusaba kuba ufite ubumenyi bwo kumenya ubumenyi. None se ntabwo wasomye amagambo Daniel yavuze? Yaranditse aravuga ngo nabazi kwitegereza izabaha kumenya. Abazi ubwenge n'ibizaha ubwenge. Rero nibyo. Wambajije ibitabo. Urumva nari kukubaza ku ibitabo biragoye kugira ngo umuntu avuge wenda ngo ibitabo. Ntutubwire amazina, ariko utubwire wenda ubwoko bw'ubumenyi twasanga mu bitabo unadurangire. Duhereye nko ku gitabo gikunzwe gisomwa na benshi ku isi, aboroheje n'abakomeye, Bibiliya. Ni igitabo navuga ngo cy'ibihe byose. Yego. Igitabo cy'ubwenge, ni igitabo kirimo amateka, ni igitabo kirimo siyanse, ni igitabo kirimo byose kandi cyoroheye buri wese kukibona. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose washaka kugiraho ubumenyi muri Bibiliya kirimo. Ni ukuvuga ngo harimo basic knowledge, harimo ubumenyi bw'ibanze, burimo pe. burimo cyane rwose. Noneho washaka kwimbika ukagenda ushaka ibindi bitabo by'abahanga banditse, abanyabwenge, ariko ukaba ufite ubwenge. Uzanyuma kandi. Ukaba ufite ubwenge, kuko ufite ubumenyi budafite ubwenge nabwo ubwo bumenyi bugupfira ubusa. Ni gute ubwenge bihesha ubumenyi agaciro? Ubundi ubusanzwe n'ubundi ubwenge n'ubumenyi biratandukanye. Yego, birumvikana. Ubwenge n'ubumenyi biratandukanye. Ubumenyi nakubwiye ahantu babukura. Yego. Ariko ubwenge kubemera Imana, iyo wubashye Imana irabuguha. Ku batayemera ni impano kavukire.
umuntu avukana. Rero iyo udafite ubwenge niyo mpamvu ubumenyi bugupfira ubusa. Kububaha Imana niyo mpamvu bagirwa inama yo kugira ngo bubahe Imana ibaha ubwenge kugira ngo bwa bumenyi bafite butazabapfira ubusa. Urugero, umudogiteri ashobora kubaga umuntu ibihaha, uwo muntu ibihaha yarabitewe no kunywa itabi, akava mu cyumba cy'ibagiro agasohoka hanze afite inyota y'itabi akajya kurinywa, kandi yararimo kubaga umuntu ufite kanseri yatewe no kunywa itabi. Afite ubumenyi ariko ubwenge yego, birashoboka yuko dogiteri witinya kubivuga, birashoboka yuko dogiteri yaba nta bwenge afite. Ashobora kugira ubumenyi ariko akabura ubwenge. Muri Bibiliya harimo umugabo bita Nabali, bavuze ngo ni umugabo w'ikigoryi. Biravuze ko ari umugabo w'ikigoryi. Bitewe n'ubutunzi yari afite, uko yakoraga byumvikana yuko hari ubumenyi yari afite, kuko ubutunzi ntabwo bujya bupfa kwizana keretse wenda ubwihererekanyamurage. Ariko nabwo bisaba ubw'umurage. Yes, ubw'umurage, murakoze. Nabwo bibisaba kugira ngo uba ufite ubumenyi runaka bwo kubusigasira kugira ngo ukomeze kubucunga neza. We rero buriya hari ubumenyi runaka yari afite bwo kugira ibyo akora, kuorganiza, gupanga abakozi agakora. Mu bumenyi bwo gucunga umutungo no gukora ibizana inyungu ntabwo Bibiliya yagize tubwira yuko atabufite, ariko yarabuze ubwenge bwo kwibaza, agatekereza, akareba kure. Kubwo kubura ubwenge yaragiye yanahasize ubuzima bwe, buriya nicyo yazize, ariko yagiye wenyine, umuryango we wose wari kugenda. Rero ko agize umugore w'umunyabwenge. Niyo mpamvu rero tubabwiye ngo ni byiza kugira gushaka ibitabo byo gusoma, ariko abantu bakagira ubwenge muri ibyo basoma. Yego, ndatekereza ko byumvikanye kandi birumvikanye neza cyane. Ahubwo umuntu yakimukira ku kindi kijyana n'imvugo mwatubwiye cy'isoko y'ubumenyi, ariko kijyana n'imvugo itari nziza abantu bajya bakoresha. Mwatubwiye ko inararibonye, abantu b'inararibonye nabo umuntu yabakuraho ubumenyi, ariko hari abantu baba ari bakuru ariko nabo bashobora kukuyobya. Uze kutusobanurira ukuntu umuntu yakora ubumenyi ku bantu b'inararibonye ariko yirinze na babandi bafite ubumenyi bubi. Wivunika kandi bakuru. Wivunika mu mvugo yahuranyije iravuga ngo hari imvugo zirabirananditse no muri Bibiliya, ubwenge bufitwe n'abasaza. Yego. Ariko umusaza umwe nawe nakunze shaka no kubakundisha nkamubatungiraho agatoki, yarambwiye ngo yego nibyo ubwenge bufitwe n'abasaza ariko si bose, kuko n'ibigoryi birasaza. Niyo mpamvu arambwiye ati rero nk'uko umuntu arambagiza uwo bazabana, ni nako agomba no kurambagiza uwo ashaka gukuraho inararibonye. Yego, rero abo basaza bakuze nabo bararambagizwa, ntabwo bashize. Rero abavuga ngo ubumenyi, ngo isoko y'ubumenyi yarashize, oya ntabwo bashize, barahari benshi. Nk'ubu ngubu nababwiraga twaganiriye, yego, ni umusaza witwa Nzazirukuri. Twari yanyishe no kuna matwari yanyishe nashaka kumva izina rye cyari byanshobeye. Ni umusaza witwa Nzazirukuri. Afite ukuri koko. Umusaza ariko niyo kuganirije uba wumva mbese uba wumva koko hari igihe wenda kuvuga ngo izina ryo muntu koko uko kuri uzakuzira. Mva nk'ijambo yakubwira irimo kuri kwinshi, kandi n'umusaza ariko ugize buri bwira ushobora kukuzira. Ushobora kubizira. Yambwiye okay, njyewe hari uburyo nahisemo. Okay, hari uburyo nahisemo nzajya mbasangiza ubumenyi nakuye ku musaza. Kubera ko kubivuga gutya mu nkuru tuganira mba mbona nabitubye. Hari uburyo nahisemo, ntabwo bivuga uko biri. Hari uburyo nahisemo nzajya mbasangiza ubumenyi nakuye kuri muzehe Nzazirukuri. Nzajya mbikora mbyegeranye, mbikore bimeze nk'icyegeranyo ukuntu, mbikore mbese bibiri compact, bitsindagiye ukuntu ku buryo mbiha abantu nta kindi kintu kivanzemo.
ubwo rero muzabibona. Okay, noneho ukabikora ari nka audio. Nzabikora nka audio irimo byose. Afite ibintu byinshi byiza. Oya biriya afite ibintu byinshi byiza. Kuko reka nkubwire nk'ibintu namuganirijeho nkumva aransubije inshinje. Inyota irashize kabisa. Sibyo? Hari nk'ibintu abantu bajya bibaza, bakibaza cyane cyane abantu bibaza ku Mana. Hari ibintu abantu babibaza ku Mana bakavuga ngo mbese ngo ubundi ngo Imana muravuga ngo Imana ibahe. Iba mu ijuru. Ijuru sibamo ninde wariremye? Ni Imana. Itararema ijuru se yabagahe? Kuki abantu baba bashaka kubaza ibyo bibazo kandi Imana yaravuze ko dushaka kudusobanukirwa tugomba kubisobanukirwa. Urumva utashatse kubera icyo umuntu ashaka kubijyamo. Ni uburenganzira bw'umuntu kubaza. Oya ariko hari ibyo umuntu atagomba kubaza, atagomba kurengaho. Wowe byo urimo kubivuga nk'umuntu wize. Hari ubumenyi ufite. Ariko umuntu utazi Imana burundu urimo kwishaka ushaka kwimenya abandi basenga ibindi bitari Imana. Hari n'abandi bantu basenga ibindi bitari Imana, basenga za Buddha, basenga Krishna n'izindi Imana. Yego. Ngo muraganira afite ibibazo byinshi. Uwo musaza se muncamake yagusubije ngo iki kuri icyo kibazo niba ari cyagusubije. Hari n'ibindi byinshi nk'ubu wenda reka mbabwire. Hari n'ibindi abantu bakunda kwibaza cyane, nanjye narabimubajije. Tujya twicara iyo turi kumwe mbese igihe kirambangamira. Muri igihe cyari gitoya. Hari n'ibindi abantu bakunda kwibaza. Nibyo abantu niyo byo mpuye n'abantu bakambaza bikancanga ndagenda nkajya kumubaza. Hari n'ibindi abantu bakunda kwibaza, bajya bavuga bati twebwe turi babi kuko dufite icyaha cy'inkomoko, dufite ihererekanyamurage ribi, dukomoka ku babyeyi babi b'abanyabyaha, ibyo byaha bakabitwanduza tukabyandura. Ugasanga natwe tubaye abanyabyaha, tubaye babi tutarabisemo. Bakavuga bati rero ngaho kambwira rero Satani ko twumva yavuye mu ijuru ko ari iryera, Imana nayo ko ari iyera. Satani ko batubwira ngo niwe nkomoko y'ikibi cyamwinjiyemo kivuye. Imana yamuremye ni iyera. Yego. Yaba mu ijuru ryera. Hatabi ibibazo icyaha cyamwinjiyemo kivuye. Ibibazo ko ari bibiri numva nkeneye kwibonera ibisubizo. Ariko nibura bimaka kanya niba nzatekereza simbizi. Akanya ntago yakunda kubera yuko kurabona sabakane dufite iragiye ndaza kukongera n'inzo ikiganiro ahubwo umva musaba kantu gato. Niba ibyo bisubizo by'ibyo bibazo bibiri katwe gusigama abantu amatsiko. Sibyo rata simushaka kubyumva mwebwe. Ari murashaka kuba dukurikira akakanya. Ariyo mahirwe agize yo kumva ibyo none nawe yabyibazaga. Kandi warabajije baragusubiza. Yansubije ibisubizo bibi yansubije rwose igisubizo cyiza gisobanutse kandi n'Imana yagusubije kandi numva nshize inyota. Sibyo? Icyo ndi bubasubize rero. Singombwa detail. Simufite amatsiko rata namwe nkanjye. Abarimo gutwumva bafite smartphone. Mujye kuri YouTube mwandikeho mwumvira ngoma. Mwumvira ngoma Jean Claude. Sibyo? Murahita mubona na hantu murahita muhabona. Aho ngaho rero niho tujya tuganira n'uriya musaza. Ibi mwaganiye ntabwo ndabishyiraho ariko aho hantu mutangire ahubwo mwiyandikishe mukore subscribe ubundi akambere nzashyiraho abafite ayo matsiko akambere nzashyiraho kazahita kakugeraho uzakabona kanditseho muzehe nzazira ukuri. Ndakubwiza ukuri ko naho ubundi impamvu ntago ari ukubagomwa ibyiza bisaba ubusobanuro. Kandi aho kugira ngo umuntu agire ubumenyi mbese aho kugira ngo agire ubumenyi afate ubumenyi nabi. Se wavuze ubumenyi bw'igice se cyangwa ubumenyi bw'igice cyangwa se abyumve nabi birutwa no kutabimenya. Okay, n'ubundi reka twikomereze ubwo twari tugeze ku bantu b'inararibonye ubwo kubashaka nabo urumva hari n'uwo musaza ariko ubwo igikuru kubashaka nuko muragomba kurobanura ko n'abadafite ubwo bumenyi bwa nyabwo cyangwa bwiza nabo bakura nuko babitubwiye nabo bararambagizwa. Ese ubundi nakahe kamaro ko kumenya? Akamaro ko kumenya biguha
ubushobozi bwo kuba ku isi. buriya Yes, waba ku isi nta kintu uzi, wanabizira, ahubwo hari ibintu ushobora gukora udafite ubumenyi ukabizira. Reka nguhe urugero rwa hafi. Uramutse reka nguhe urugero wenda ku bakomeye, udafite ubumenyi yuko ku ngo z'abakomeye umuntu adapfa kujyayo uko yiboneye. Hari umurongo wabuzanyijwe ushobora kurenga kakakubaho ukaraswa nta nteguza, ntacyo wakoze ahubwo ari ukutagira ubumenyi. Icyo ngicyo nicyo kikwereka yuko rero akamaro k'ubumenyi, kumenya bihwanye no kubaho. Bihwanye no kubaho. Hari ibintu wakora kubwo kutamenya bikanaguhitana. hari abantu bumva ngo imiti y'ibyatsi iravura, akagenda agafata imiti y'ibyatsi akavangavanga iyo abonye. Hari abigeze cyangwa ikaba ari nayo ariko agafata wenda kuko kutamenya agafata doze agafata doze irenze ikenewe. Hari n'abigeze kugerageza ngo imiti basinzira iminsi 3 bazi. Mwahuye n'ibibazo n'ukuri. Rero kumenya bwa mbere ni ubuzima. Batabizi barasinzira. Kumenya no kubaho. Kubera yuko hari ibyo dusabwa kumenya mu isi kugira ngo tubeho. Icyo ni ikindi cya kabiri. Kumenya bitanga imibereho. Ugira ubumenyi bwo kugira ikintu ukora runaka, icyo kintu akaba ari cyo ukora buri mu buzima bwawe bwa buri munsi, kikaguhesha amafaranga, uzagura imyambaro, uzagura ibyo kurya, uzatungisha umuryango wawe. Byo ni ukuri. Ni kuvuga ngo ubumenyi nibwo butunga umuryango. Hanyuma icya gatatu, ubumenyi bumaze butuma umuntu agira amagara mazima. Yego, buriya niyo mpamvu bavuze ngo intamenya irira ku muziro. Ushobora kurya ibintu bizira byari twe turimo kuvuga bikaba byakwangiza. Kumenya rero bituma ubaho neza, bityo sinabyiza kubaho utazi umubiri wawe, utazi ibiwugwa neza, utazi ibiwurinda, utazi n'ibyawuvura warwaye. Ibyo byose ni isoko y'ubumenyi. Ariko hari igihe umuntu avuga ati ni indwara nishyuye ubwishingizi, hari n'abakoresha ubwishingizi rwose Yes, nzajya kwa muganga, ibitaro biriho, amafarumasi arahari, amadispenseri harahari, nzajyayo. Nibyo ushobora kujyayo ugasanga kuri nimero yawe, kuri nimero y'abari bukwakire uri nimero ya 5 cyangwa iya 10. Kena kubwiye ko ari ubwishingizi batarindirana n'izo nimero bitewe ubwo bwishingizi ntago ari wowe ubu bufite wenyine, keretse uri president niwe mbese uw'umwihariko ushaka kuba afite ubwishingizi bw'umwihariko kumirwa. Ariko abaminisitiri bari benshi mu gihugu. Ntabwo uri minisitiri, ntabwo uri minisitiri umwe, ntabwo uri depite umwe, ntabwo uri general umwe. Ntabwo uri kapiteni umwe, haba hari amagrade. Ushobora kugera imbere ya muganga ugasanga nawe ashobora kukurwarira ako kanya, kukurwarira imbere akabanza kwigoboka. Oya, na muganga akarwara. Yes, si umuntu se ni robo. Oya, ni umuntu akarwara ariko bari kugoboka. Bityo niyo mpamvu ari byiza, ntabwo ugomba kwiringira umuntu uwo ari we wese, ugomba kugira ubumenyi bwawe bw'ibanze bwo kwigoboka, ku buryo byibuze bariya bari bugufashe ku ntambwe ya 2. Ariko umuntu namenye agira ubumenyi bwo kwigoboka, ariko nabari ajye kubareba, ariko ajyeyo atari indembe, akaba afite ubumenyi bwo kwigoboka. Mbese urumva hari icyo bita first aid, ubutabazi bw'ibanze. Ubwo bumenyi bwo kugutabara by'ibanze ukaba ubufite. Hari inkuru nibutse y'umuntu, papa yarwaje umwana warangije amujyana kwa muganga, agezeyo yararwaye malaria, afite n'umuriro mwinshi. Harangije agera ahantu ku bitaro bimwe ntari buze kuvuga izina, usanga umuntu wari wakoze ijoro, agiye kumuvuga wari wakoze ijoro, arangije aramubwira ati dore muganga umwana wanjye yarembye, aramubwira ati oya nsigaranye igipimo kimwe kandi n'ikindembe, kandi uwo mwana ntiyumvaga ntiyanakomaga, yaragiye muri koma, ngo nsigaranye igipimo kimwe. Yamuzanye mu maboko, baje bamutwaye kuri moto mugeza kuri ibyo bitaro. Arangije avuga ati nsigaranye igipimo kimwe kandi n'ikindembe, arangije amurekera aho ngaho arigendera. Icyo umupapa yahise akora, yahise afata wa mwana aragenda, ahita yibuka ko abantu bigize kwigisha ko
iyo umuntu afite umuriro mwinshi buriya uko ugira umuriro mwinshi niko indwara ibiri kuzamuka niko ibiri kwiyongera ariko uko umuriro ugabanuka niko n'indwara ibigabanuka aragenda ihita yibuka ukuntu havuze ko umuntu akandagira mu mazi akonje iminota 3 yabara akazi yaza akaba iminota 15 umuriro ukagabanuka ukananywa n'ayo mazi ukanayafresha no mu mutwe karambikaho n'umuntu ibintu bikonje yaduhabamya ko ibyo bintu ari byakoresheje wa mwana barazanzamuka nuko baza kumufata ikizami mu gitondo nkuko babivugaga abandi baje ariko ubwo bumenyi butabazi bw'ibashije yes ubumenyi yaragize ubwo bumenyi bw'ibanze ubumenyi n'ubuzima mujye mu bukunda mwabantu munabushake mu buhige mujye mu butayegeye cyane turi kugana ku musozo umuntu yakibaza ngo urumva ingaruka zo kutagira ubumenyi zo ntabwo twagirirwa tuzijyaho ni nyinshi umuntu arapfa umuntu ararwara umuntu araremba umuntu abaho nta makuru afite sibyo ntusige gukena no gukena kuko nibyo kuko twe niba twabonye yuko ubumenyi ari ukubaho bituma umuntu abona ibitunga umuryango we n'ibimutunga ubwe nyirizina umva kutagira ubumenyi gare gukena rero umuntu yakibaza ngo twatangiye dufite ngewe natangiye ntari kubyumva neza ukuntu za mpaka ebyiri umuntu yazikemura ariko ubwo njye nsobanukiwe ndifuza ko dufasha n'abariya bandi babona ko amasoko y'ubumenyi afunze abana kubwira bati harafunze haradanangiye hari n'ingufuri wahinjira uti ko amasoko y'ubumenyi yakamye cyangwa se ko atariho hari icyo tutashobora gukorera abantu bisinziriza ariko abasinzira yisinzirije ngo biragorana buriya ku biragorana kumukangura ariko abasinziriye bo twabakangura bigakunda gushaka niko gushobora ku muntu usinziriye yakanguka ikintu cyose washaka wagishobora by'umwihariko ntekereza yuko niba Imana izacira n'abantu imanza ikanabahana oya bizaba abazahanwa cyane n'abakiri bato bariho muri kino gihe cya none mwisi y'ikoranabuhanga kubera icyo abakiri bato ubumenyi bubari hafi cyane kuruta ikindi gihe kigeze kubaho za AI zitaraza ubumenyi ubu hari ubumenyi bw'umuntu wenda ntabwo ari ubuntu tutaruma bwa make cyane ku buryo ikintu cyose washaka kumenya wakimenya ubwo rero ntabwo bifunze cyakoze bifunze kubishyizemo ko bifunze bita bifunga pe inzira zikabura zita zifunga kuva ku miryango yose y'amasomo harimo umuganira akakubwira ngo data ntiyize na mama ntiyize twebwe iwacu turi abahinzi kuba muri abahinzi nabyo bikenera ubumenyi ariko ari muri bwa buhinzi nabwo bwacyuye igihe kandi hari ubuhinzi bugezweho butanga umusaruro ugezweho ubwo rero nta mpamvu nta rwitwazo rwo kutamenya hari ubumenyi wabona wumvise hari ubumenyi wabona usomye hari ubumenyi wabona wigishijwe ubwo rero keretse ufite ubumuga bwo kutumva bwo kutabona akaba afite n'ubumuga bw'ubwonko ku buryo atabasha ngo n'abazi kwitegereza izabaha kumenya nibyo niko kuri ubwo rero amasoko rwose kurutabaza ugasaza utamenya intamenya irira ku muzi icyumvikana cyo nuko twatangiye tubona amasoko mbona ari make ahubwo usoreje no ku yindi soko ikomeye cyane y'ikoranabuhanga rero muri iki gihe gutera imbere cyane cyane y'uburyo ubwenge buhangano ndetse n'imbuga nkoranyambaga ntahantu ushobora kujya ukaba wakigira ubumenyi bwinshi butandukanye ukaba wabukoresha ukabubyaza umusaruro reka rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turarekera buri wese wari udukurikiye muri aka kanya gushaka ubumenyi kongera ubumenyi ukoresheje inzira twabarangiye hashobora kuba hari n'izindi nawe ushobora kudusangiza wazitwandikira abazareba kino kiganiro nabo zikazabufasha zikazabagirira akamaro twibutsa abantu bwa bumenyi bwa muzehe nzazirukuri mwabantu tujye ku muyoboro wa Mwumvirangoma yego ni Mwumvirangoma Jean Claude rero ni nako umuyoboro witwa niyo mazina yawe ubwo rero rwose simugire ngo tubasiganye amatsiko tunababwire tuti bahumure
ibyo bazajya bumva umusaza yavuze bimeze nk'amahundo y'igicuku. Content yuzuye cyangwa se icyuzuye muzajya mukibona muri buriya buryo, ariko nibyo mutasobanukiwe tuzatugaruka hano tubibasobanuye nicyo tubereyeho. Rero reka dusoreze ahangaha, mwese mwakoze kudukurikira, Imana ibahe umugisha kandi ibiganiro byacu nakagaruka.